Mwajye kwirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment, tutagiye kure, tutagiye mu bintu byinshi, reka tuhite dutangirana n'ubusobanuro bw'indirimbo Nazubaye, nkuko nabibasezeranyije ko ubu ngubu tugiye kuzadukora music reaction. Reka ne kubivugwa mu buryo bwa reaction, mvuge ati mbese no kugenda tubasobanura indirimbo abahanzi baririmbye icyo bari bagamije, amagambo amwe namwe arimo twumvishe ntidusobanukirwe, kuko hari ukuntu umva indirimbo ukumva kuguca mu matwi ariko ntupfe gusobanukirwa uti umuhanzi yari agamije iki muri indirimbo. Ibi rero nibyo turi hano kugira ngo tubasobanurire, muzajye murushaho kumva indirimbo, uze hano wumva ubusobanuro bw'indirimbo, amagambo amwe namwe yagiye akoresha, bigufashe gusobanukirwa neza ibyo umuhanzi yaririmbye, ndetse kandi n'uwumva ubuhanga bw'umuhanzi bite bituma usubira kuri channel ye wumva akaririmbo ke gakomeze kagende kakuryohera, unasobanukiye n'ibyo umuhanzi wawe yaririmbye. Okay, hano tugiye kuvuga ku ndirimbo Nazubaye ya Juno Kizigenza. Indirimbo Nazubaye yasohotse ku itariki 13 z'ukwa kabiri mwaka 2021, ikaba yasohotse mu buryo bwa audio. Okay, Nazubaye ni indirimbo yakozwe na producer Element muri Country Record, ikaba yaramixinze ndetse ikamasiteringa na Bass Skills, ndetse na artwork igakorwa n'uwo bita Nkotanyi Fleury. Ni indirimbo y'iminota 3 n'amasegonda 20. Ndakeka introduction yayo niyo ngiyo, none reka tujye ku magambo yagiye aririmba. Juno Kizigenza atangira agira ati mbona udashima sha. Mbere na mbere reka mbanze mvuge ku ndirimbo yose ikigamije. Urabona mbese indirimbo Nazubaye, kuba Nazubaye ndeka mvuge ko mbese nakundanaga n'umukobwa, nimba nakundanaga n'umukobwa tugakundana, mbese kwa kundi umukobwa gusiga nyine ukumva wazubaye nyine byagucanze kandi mwakundanaga. Umuntu mwakundanaga kwa kundi ubusanzwe ukundana n'umuntu, noneho ya rimwe na rimwe mugashwana ibiki nyine ukumva nyine wazubaye muri wowe ntago umeze neza, mbese wabuze ikikora n'icyureka. Mbese ni nko muri ubu buryo Juno Kizigenza aririmbiye indirimbo. Sinavuga nimba hari iyo story yamubayeho, sinabizi, gusa asanga ari na true story, ariko abahanzi akenshi baririmba inkuru babwiwe cyangwa se inkuru zababayeho cyangwa se inkuru zabaye kuri bagenzi babo, wasanga ari nabyo Juno Kizigenza yakoze muri iyi ndirimbo Nazubaye. Okay, reka dutangire. Aratangira aririmba ati mbona udashimasha nyamara ujye ushima we. Nyine kwa kundi uba ukundana n'umukobwa ukabona mbese nawe ukabona ubwawe ntago umunyuze, muri wowe ntago umunyuze, ukabona mbese rimwe na rimwe ari ibintu kwaka bidahwanye n'ibyo ufite, cyangwa se ukabona ari kwifuza abandi, mbese abashaka kubwira umukobwa, atangiye abwira umukobwa ati mbona udashima nyamara ujye ushima. Ni nko kubwira umukobwa uti ko muhagije, washimye ukomeze, cyangwa se washimye ngewe ukareka kwirukira iby'isi. Atangira mbese atangira mbona udashima, ayisubiramo kabiri na intro k'indirimbo, akahita atangira kuri verse ya mbere agira ati I see now you want to crash my life. Avuga ati ndabibona koko neza, ndabibona ko ushaka kunyangiriza ubuzima. Go and come again, you know home sweet home. Basi winyangiriza ubuzima, genda uzagaruke igihe cyose uzagarukira, njye nzaba ngutegereje. Winyangiriza ubuzima cyangwa se wimbabariza umutima igihe cyose, wowe genda ukora ibyo ushaka, wishimisha ibyo ushaka byose, igihe uzashakira njyewe uzaza usange nyigutegereje. Go and then come again, you know home sweet home. Nyine ni nko kuvuga uti genda uzagaruka igihe cyose uzashakiye, uzasanga ugihari ku mutima wanjye, kuko urabizi ko nkukunda. Akomeza ati turacyafite business tutasoje, hari imishinga myinshi tutanogeje, gusa igitangaje you always break my heart. Mbese turacyafite byinshi, dufite ibintu byinshi twakagombye kuba twarakoze tutigeze dukora, hari imishinga myinshi tutanogeje njye nawe, mbese hari ibintu, mbese hano aka kajambo duse nk'abakitondaho. Kizigenza hari ahantu aririmba agira ati wankunda nkunyikiza sinagucomoka narakocora. Mbese ukahita wongera ukagaruka inyuma gatoya avuga ko turacyafite business, nyine business tutasoje, simbizi izo business yavugaga, ariko ibyo byose nyine ntago arakocora, nyine hari ibyo atarakocora, ari byo bituma abwira umukobwa ati genda
wankunda utankunda igihe cyose uzagarukira njyewe, gusa njye nimba arashaka kuvuga ko azareka kumukunda ari uko wamaje gukocora, simbizi ibyo yavugaga, ariko twe kubijyamo cyane kuko ntabwo ari byagamije, ahubwo ni kwa kundi urukundo nyine ukunda umuntu rimwe na rimwe nyine ukumva reka ne kubivuga byinshi, ndakeka namwe murabizi. Okay, ahita akomeza agira ati you always break my heart but when it heals it comes beating for ya. Buri gihe unyangiriza umutima, ariko buri gihe nyuma yo kwangirika k'umutima wanjye iyo umaze gukira watuje uza utera kubera wowe. Nicyo kibazo murangira. Ibi bisanzwe biba ku bantu bose bakundana, abantu babaye ubuzima bwo gukundana. Rimwe na rimwe umuntu mukundana harakubabaza ukumva mbese ntabwo umeze neza, umutima akakwangiriza umutima, ariko ahashyira akanya ukumva umutima wawe niwo ukeneye gusa nubwo yakurakaje. Ahita akomeza ati wishe amarangamutima nagiriye abandi twahoranye, amarira ubundi za sinzapfa kugenda utayamujeje. Wankunda nkunyikiza sinagucomoka narakocora. Juno Kizigenza hano yashatse nyine kubwira umukobwa, hano ndakeka ni ikinyarwanda namwe murabyumva, kubwira umuntu niba yakwiciye amarangamutima, yarakuba nyine amarangamutima agiriye abandi mwahoranye, nimba mbere warakundaga umuntu runaka, uburyo mwakundanagamo, uburyo mwabanagamo, mbese hari undi uza ukabona hari amarangamutima amwe n'amwe agenda ahinduka kuri wowe nyine tu. Hano Juno Kizigenza avuga ati nyine umukunzi w'amarira amuriza ntabwo azapfa kugenda atayamuhojeje, akahita arenzaho ati wankunda nkunyikiza sinagucomoka narakocora. Urumva nyine avuga ati amarira ubundi za ndabizi neza ko wankunda umbeshya, wankunda mbese icya mbere ni uko unyereka ko unkunda, gusa njye sinzigera ngusiga byibuze basi narakocora. Juno Kizigenza ahita akomeza, ndakeka hano niho vasi ya mbere irangirira, akahita akomeza aririmba ndabona nazubaye, umwana yanyihaye, ubu mbona nakwamye. Nibyo birumvikana namwe murabyumva. Akomeza ati icyapa yakinaye, rubanda banyihaye, mana wanabaye. Avuga ati nyine icyapa bakinaye, nyine avuga ati umukobwa yankatiye, rubanda bari kunseka, avuga ati umukobwa we yagiye ibiki n'ibiki, rubanda nyine bari kumuseka bamwihaye, mu gihe umubebi yamutaye icyapa kandi bari bazi ko akundana na Juno Kizigenza. Akahita akomeza, ndakeka ni vasi ya kabiri tugezeho. Vasi ya kabiri Juno Kizigenza hano azagira ati amajoro warayandaje ngerageza kwiyumvisha ko utari uwa danje. Hano ahita avuga ati amajoro warayandaje ngerageza kwiyumvisha ko utari uwa danje. Ibi ni ibintu biba ku bantu benshi bakundana, mbese umukobwa mukundana iyo mwagiranye akabazo rimwe na rimwe nyine urarumutekerezaho ukamutekerezaho, kumva nyine wamureka, ukumva wamugarukira, mbese ugenda utekereza ibibi bye, byiza bye, biki n'ibiki. Urumva hano Juno Kizigenza ahita avuga ati amajoro yose warayandaje pe, gusa nkagerageza kwiyumvisha ko utari uwa danje, ariko bikanga, urukundo rukanga. Hari akajambo Juno Kizigenza none ahise akomeza, akajambo Juno Kizigenza ahise akomeza agira ati we yanditse muri lyrics agira ati wandage, ariko yanditse ubyumvishe neza usa nk'uwo wandaya, sinzi unyihanganire nimba mvuze ibitari byo, ariko niko njye nabyumvishe. Bati wandaya we ukuntu uteye ntugira impuhwe. Nyine handi mbese ino ndirimbo ya Juno Kizigenza nkuko mu gace kamenavuge ko yarimo aravuga ko agiye kwinjira umukobwa muri DM bakaganira ibyo ari buganira, ibyo ari buza agashyira hanze mu ndirimbo. Hano rero ni nkabyo nabyo yavuze, ni nkabyo nabyo yaririmbye agira ati yashatse kuvuga story y'ukuntu mbese yishyize mu mwanya nkaho arimo, urabizi yo kwa kundi utandukana n'umukobwa none ugatangira no kumutuka umubwira iti biki n'ibiki nta kintu maze, none Juno Kizigenza yarengereye ahita avuga ati wandaya we ukuntu uteye ntugira impuhwe. Mbona waranzubaje, you have a room in my head. Mu by'ukuri njye mbona waransajije ukuntu ufite umwanya mu mutwe wanjye,
ukuntu uteye nugira impuhwe mbona waranzubaje you have a room in my head handi nyine umuntu ajya akuzubaza ko kwaka mbese ukumva ko always wakituriza ukumva kuje mu bitekerezo ukabura uko bigenza pe you have room in my head forever and ever rent free ufite nyine umwanya mu bitekerezo byanjye paka ubuzima bwanjye bwose ukodesha ubuntu. Ufite umwanya mu bitekerezo byanjye nibyo Juno Kizigenza ari kuvuga ko nyine murumva ko Juno Kizigenza yababaye nimba iyi ndirimbo ari true story cyangwa se ari umuntu runaka wamwenspire cyangwa ari umuntu runaka nuganirijeho murumva ko reka tuge ko ari Juno Kizigenza no kuri Juno Kizigenza arababaje bafana nawe mu musengere kuko ndumva bikaze kwa Juno Kizigenza nimba umukobwa bakundana ari waba baramukoze ibi cyangwa se n'undi muntu byabayeho Juno Kizigenza aririmba indirimbo turamusengera rwose Imana imufashe abona undi mukunzi cyangwa se umukunzi we bagendere ku nzira nziza aka karimbo ka Juno Kizigenza kamuture karaza kubanyura. Okay, murakoze cyane reka nshimire badukurikiye nshimire nawe udahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye mbamenyeshe ko mu minsi iri imbere muzatangira kutubona kuri video ku mashusho muhungu muraba mwihangana uko bimeze kurya ariko mu minsi iri imbere tuzagerageza dukoresha amashusho yatubasobanura indirimbo neza kandi bibanyure. Icyo ngusamura aka kanya kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ini Stream Jesus Entertainment.